Mwiriwe neza. Amakuru. Reka meza ndi. Nyine ukanikamo mu bisanzwe. Ariko muri rusange nta kibazo ufite. Aho kumva ubaze bwite ko wagiye ukikika. Bite byawe. Uragira ikikikira. Ntabwo nceceka nanjye ubwanjye ntabwo bari imyumviriye ukaba ari ahangaha mbura kuntu namutoroka ngo nze ndebe umwana. Tekereza ko harimo nicaye nari gutekereza umwana wanjye se. Muri songo amaherezo y'ibintu n'abaye. Ubona ko umwana rero nawe abagukeneye. Umva wakeneye filime ko affection yawe. Nayo bayikeneye ntabwo umwana utabikeneye n'abandi cyangwa abakeneye n'iby'uburenga. Sibyo? Nyine ndabizi ibyo byose biba bikenewe ariko gukomeza kumpamagara kuri koro yawe umugabo ashobora kutuvumbura ugasanga yenda atangiye kumenya uwo muntu uri kumpamagara hejuru turi kumwe muri salo akomeza kurinda ukuri araje Neze gutosha. Wansobanura uko bimeze se? Umuntu utuma umugabo ku meza wari umaze kumutegurira ninde muri kuvuga n'ibiki nawe nemerewe kumva chere Bwongera rwara ntabwo meze neza nyine ndi kuvugana na muganga Nuko byakafashe mu bitwaro ndagira ni koko. Warwaye ibicurane? Warwaye? Ibibazo kabisa gusa ubu ibibazo nishimo by'uyu mwana koko na nyina kundi yameje ukomeje kuba gaterera nzamba koko ndabigirana uko bukeye nuko bwije ni ibibazo gusa nabyishuyemo zikari ibintu byoroheje ndabona bikomeje kumbera ibibazo pe none ibintu byazangeza kure bikamara ugasanga byimviriyemo no kwirukanwa mu kazi hejuru y'ibintu nafitemo n'inyungu bigatuma akazi kanjye gahagarara bikanshyira mu bibazo bikamvira mu gufungwa ngo no kugira umutima gusa w'impuhwe oya ko byagenda kose ibibazo nyina agomba kubyikurikiranira umwana n'uwe akarwana nabyo gihe ibyo nakoze narabikoze birahagije nta mpamvu yo gukomeza kurwana n'ibi bintu pe ibi bintu ntabwo nabikomeza gutya pe tere nk'ubu ngo pampa nakambitse kayinyayemo uso ndakomeza muri ibi koko kandi ukunda agahindurira indi pampa tu ndabona iyi ngiyi kamaze kuyitusa taje ryamye hano ambaza uburyo numva merewe mwanyibutsa ko nafata imiti nyine muganga kwibutsa ko ubwo ushobora mu kubyara mutavuganizamo no soza kuvugana nawe umbwire neza ibintu byanjye na muganga nyine umuganga ukurikira umugore wabyaye se ibitekerezo ibintu byinshi muganga ukurikirana umugore wanjye ariko ese kuba yarari kumbaza ko merewe n'ubwo nacyo kibazo nagize kubaza ari ikibazo nubwo nabyo ubwabyo bidasobanutse ikindi we ntabwo ari umuganga uri private kurya ari umuganga w'umuntu umwe ku giti cye oya ibyo ndabizi neza kubitaho ikindi kintu cya kabiri simanya ko ariko bikorera abarwayi bose ikindi rero gikomeye kurushaho ni igituma
mujya kuvugana ukava wundi. Gusa uri gutekereza bigiye kure bigeze aho ngaho. Ese utekereza ko hari ikintu naba ndi kuguhisha? Nagusobanurira ni umuganga wanjye afite uburenganzira bwo kuba namubwira uburwayi mfite. Usogira ngo mvugire cyane muri salon na Chantal yumva ibyo ndi kuvuga. Kubanje mu cyumba se nkamuvugisha mu nose kunyetse telefone sinjya. Shobora biziko nagize ikibazo cyo kuva cyane. Yarari kumbaza iby'imiti ukuntu bimeze no kuntu numva merewe. Nzi kucyumvise nje ugakupa telefone. Ntabwo namukubyaho. Yes, wamukubye kubera ko arongera guhamagara. Kandi umukubye utamubwiye ko umugabo wawe yaraje. Okay, none se nagira muhamagare kugira ngo byemere basi. Kugira ngo wumve ndi n'ikiganiro parallel wumve ikiganiro turi kuganira. Fane. Ni burwaye mbwira. Ko ndatekereza yuko nanjye ndi mubemerewe kumenya ko urwaye cyangwa ukomeze. Ibindi ndwaye gusa uretse kumbaza uko merewe nk'umubyeyi yagize ibyago. Tumurindire pa. Hindurire. Naho tumwambika iyindi. Iyo. Uretse se kandi. Tumurindire. Uniraje ongera inyarimo. Wana bino ndaza gukomeza mbivamo. Ndaza kubishobora koko agahungu. Iza mama wawe agereza abikurikirane pe. Ntabwo nabishobora. Mama aza gukurikirane. Umva. Nanjye ndabona warampaye akazi pe. Warampaye akazi gakomeye. Sha. Akusa kubaza guta wakubaza guta kubaza nkandi ibi bintu ko atari ko nshobora kuba nahamye yuko atabikora abarwayi bose. Je ndikiri kumisha. Oya. Fane ndakuzi neza. Ndakuzi neza. Niyo uri kumbeshya ndabibona. Byumubwiye byari ibyo ngibyo gusa nta bindi. Tuzi.
Dr. kukubaza uko umerewe. Sheri ko numva byegereje umutima kosa ko bari kumbaza Sheri bigomba kwegera umutima kubera ko ari umugore wanjye ari guhamagara uko yibona. Simbabarira ntabwo bisongera. Nise uragira ngo mbijyane kure y'umutima gute? Kandi byerekeranye nawe. Nuko nyine numva ko wabizi ibindi. Fani ntabwo nkuzi yaba Chantal ahari cyangwa adahari, wowe ngo umuntu aguhamagare uva aho uri uzamuza no mu cyumba ntabwo bibaho. Ntaje wicaye neza nk'agakobwa bari gutereta. Ubwo nyine ntagihari, ubwo mbwiye ko ntagihari, ubwo ntagihari yakubaza gukomerera. It's okay. Wihangayika nabyemeye ibintu ngibi. Sibyo? Wambaye. Wambaye. Mwana, abantu gukora kwawe ni amateka pepe. No kwandika igitabo pe. Akose iby'uyu mugore. Urashonje. Umbiye ko ntazanira amata kamwe. Yano ndaje muzanira amata. Ndaje. Ariko amata ko numva konje. Ariko se uriya kadugo se namwe kujya shyushya amata y'umwana koko. Uriya nawe ni stress, ungomba kumwirukana nkazana undi busibi nibiki. Amata arakonje, ubusa amata nayo umwana. Ameze gutya koko. Ubungiye mu zindi stress zo kuyashyushya. Ibi byo kuzajya mubwira gushyushya amata ntayashyushye, ubungiye mu zindi stress. Ndamuha imyenda ngayimese mwana ntayimese. Ejo usanga umwana ararwaye izindi ndwara. Oyo ndamwirukana pe, ntabwo nagira izi stress ngiye nizo mukozi. Kwandikisha ibiki? Uri kwandika ibiki? Ako peti, uziko wabaye umujura neza, uziko wabaye umutekamitwe neza, ngo urabonekerwa, ngo bigiye kuba. Ubu fani kutazi uyu mwana wiwe, ubu agenda ari kumwicira mu nzu bamutsinda mu nzu arembye. Umwana we ntiyapfuye kandi uhari, ngurerekwa ye, ngurerekwa ko yapfuye. Kudasubiza rega Imana ntagitekereza nk'abantu. Ariko aya magabo buri munsi ubwira ngo Imana ntagitekereza n'abantu, iryo jambo ndaryanga sha buriya ntabwo ndikunda. Imana izakora iki? Igiye gute? Izakora iki? Ikintu kihe cyo kuzura umwana Beti? Uri gushaka kuvuga ko umwana azazuka se? Nabyo yaboneke ko umwana azaba muzima. Umuntu twashyinguye nitwamusizara ari mu butaka. Ariko Peti, ariko mana naragendesha niba kuko navutse ndi umukene, nkabyara ndi umukene, ngaterwa n'imbongo n'imbwa y'umukene, nkabyara umukene. Uzi ko bivuze ngo umwana asigaye ngira ikigoryi yabaye muto. Bro. Meze neza. None se. Ugiye muri pause? Muri
boss. Umeze nk'umuntu w'umwenjeniyeri. Oya njye ndumuyedi man. Umuyedi? Ese umva gusaba kabiri. Babari kureba no n'amacanwe yo kumirana yabuze. Ukandangira akazi. Winyirengagiza. Nge ndi ndi mushyashya muri Ndebera ndagasiki nk'iki giswingi. Ndebera nk'amafriti kiba cyariye man. Ndebera mwana. Reba nk'aka kaboko. Vipi man? Ndakubaza akazuka none uburyo intoki zawe zikomera reba nkubita ndebera nk'izi ntoki mwana ndebera nk'izi ntoki urabona wowe zaterura ikara urabona zimeze nk'izi zanjye umva nkubwire bro basi reka manimero nzongere nkubaze urabona umeze nka reba ifiriti wowe warayihaze ubona umunsi w'amatungo ngo amafaranga bugisha ukuri bite amafaranga yose bagoyagiye ayo mafaranga yose ndabizi ntabwo bikwera ubuntu kuko nyoka cyane ushaka gukira vuba amafaranga ariye baguha rero ni amafaranga bampa none ibyo bivuga ngo bikura hehe ese ko ngiye utaranyereka wumva ati ma ugiye gupfa cyangwa ma ugiye kurwara cyangwa kutambwiye ko tuzaza ahangaha ko werekerwa kutambwiye ko tuzaza kuba hano do agaceceka kutavuga nase nari kubikubwira n'ubundi tukabimaza iki n'ubundi ko twahaje n'ubundi peti usigaye unsuzugura nsigaye uvuga nawe ukavuga nose ko harumbwiye ngo yagize ngo uvuge ngambwira umwana wa Fani ko yapfuye bizagenda bite mvuge wivuga bizagenda bite ntabwo rero ndi kubaza njye uri kubaza nako utansubiza ndikuvuga n'ikiragi oya vuga rero nyine igihe Imana izagera aho ngaho igakora igitangaza kijyanye n'iki rero aho nshaka kumva hazazura umwana se wapfuye ibyo ndi kubaza nsubiza bikanye mvuga undeba izamuzura Mva boss. Kombwiriwe. Ngaruka kurya n'ejo bundi. Amaye n'igihumbi. Akubona wakubona mu muhanda ugenda gutya igenda ugira usabiriza. Ufite amaboko umeze gutya. Ikibazo ufite n'iki? Wahavanye amaboko mu mufuko gakora. Hataye umutwe abasore b'i Kigali. Base. Mva boss. Iki ariko? Nyine shori baruwari ariko basi nimbana n'igihumbi wandangiyeho nshobora nibura naho nafurira umuntu akampa na 500 nkabona n'amandazi yo kurya. Ugira gute?
nanaguhanagurira n'inkweto ariko ukampana 500 nkabona icyo kwiririrwa. Ubwo mu gitondo nashatse akaza amashansi yose nanyuzeho kandi rwose iyi ni umunsi wa gatatu icyo kurya rwose. None se reka nkuzubone kugira ngo isange mu muhanda gutyo ugenda usabiriza ushaka utuzi n'utwo ngo gufura umeze utyo byakugendekeye bite? Enda muto inase nsubiza ibyo mubajije byakugendekeye bite? kugira ngo wenda ni imitwe y'iki gihe cy'abana bantu banga gukora bakirwa basabiriza ariko nge ntabwo ndi gusabiriza niyo nabona n'akazi ntagakora kuva kera njyewe nitwa Ryan. Wenda uri umugabo mugenzi wanjye sinaguhisha umugabo aguye undi arenza aho twatsi. Nimba ujya kumva wumva Ryan umwe wari utuye we umva n'amagambo yawe mbwira ibyo mbwira nyine simamenyereye ibyo urimo kundangira n'ibi nyine sinzi nimba ari abashani babandi mwigeze bamaneye ku buryo umushaka kuneka umuntu njye soranze ntabwo nkuzi boss ni ubwa mbere nkubonye. Ni ubwa mbere mbonye ntabwo nkubita mbwira atavuka mbwira azavuka nyine azanyura azuke. Mbese sinakubwiye ko Imana idatekereza nk'abantu itekereza nkande niwe yabwiye ehe mama uzabibona wowe. aha ariko mana njye ndasabye mana nitandukanyije na Petite ikizaba cyose Petite yabeshye tugasanga arabeshya mana niba banamubona amafaranga kandi njye nitandukanyije n'umwana nabyaye njye nta mafaranga rwose niba warigize umujura kugira ngo yabwe amafaranga ukabeshya ngo urebana n'abamarayika birakureba Petite abakesa abantu nurambya ngo mangu tuzakira umvuge tonda nzakira dore ngahano mbaye dore nyoko apfa ari umukene nakazi ko mu rugo komeza ukanda amafaranga bamwe nanjye ko navuze ko uyafite none ibiri biki burimo sinyennye ndakize ahubwo rero gatito ukajya uri kugenda ubwira fanisha ariko abana bigiye mwaranshobeye ndakubyaye mutwisa amezi 9 naguze amezi 9 ndakubyara Petit ariko amabanga yose ndukavugana na Fani niwe baye nyoko niwe ugira ikibazo aragwa ngo nabwiye ngo ngwere kusabingiye se sifani najya kabimbwira iyamye ko wereka njye mama ntiwabimbwiye ko wereko ujya kubwira umuntu mudafite icyo mupfara utarakonyeje amezi 9 nyine nakonyeje amezi 9 nago ndagutwise nago ndakwiseho wishwe n'inzara nawe akazwa mu ngurye kuki utabwiye ko wereko nimbunerekwa ngiye gutegeka ngo nubu mfite babanye ndere ko nubu uzabireke ugumane nabyo azazo mfite se babaranzaza nkubwira buri muntu ujye umbwira ibyo ubwira Fani uko Fani yabaye mama we muto yabaye tantine ni tantine wawe ni mabuja wawe jya baba hagukonga ujye kwandikira imyenda yawe imaze iminsi 2 mu muzi nagubona ko nabona utora umukobwa wowe ugize iki cyo nazi cyo dara mu gasantere ngambwira byakugendekeye urutero ko ndimo ndihuta nimba ari ibicumuro nimba ari ibyaha sinzi ikintu akoreye Imana ira etaje muri kara gasantere nari ndi kukubwira hariya ku mahoro muri amududa ku mahoro ndahabona ira etaje iri ari munsi y'umuhanda ngo iki yari yanjye ariko nisanze muri ubuzima ese byakugendekeye kugira ngo uramuturirwa uburi barantereje banki yarantereje Ramberi ibintu byose ubu n'imyenda ni uku nguku cyakoze hari undi nambariyemo imbere kubera ko naje mvurirwa ibyo myenda byihorere nasi wafashe imyenda muri banki nari kwishyura ntabwo nabikubwira ni birebire ariko ya imodoka bya byose byabe nko mu cyumweru cyangwa mu kwezi kumwe yaba n'amasansi yose nari mfite byose ubu ngubu ushaka kuko nkureba mugani ushaka kwarigeza agafaranga none se sorry urimo urazerera warigeze gutunga umuturirwa nkuriya mugabo wabyihoreye wamfashije basi ko n'ubuyedi nabwemera ko inkuru yanjye ari inkuru ndende kereka nko wagitabo kagisoma karibu ni inkuru ndende rwose ushakiraho
cyakora ufite telefone gushyiraho icyo gihumbi se n'igendere. Telefone cyo mfite agakarine mo hano. Sinzi niba naguha. Twajyana ukayambikuriza. Twajyana ukayambikuriza. Cyangwa niba na telefone tuzinje n'ibara n'inzane igendera wigwarira. Wamfashije. Wihangane. Niba udafite telefone ndakubikuruza nk'ubikuruza ibintu. Nanjye kubishyiraho icyo gihumbi cyangwa bibiri byo kuri. Basi kuri botike nyishyira amandazi. Niyo wanyishyira habiri nkaramira umwuka. Nkuko ramaye amandazi. Gazu. Gata bukate bukuye amandazi. Umusore muzene. Amandazi n'ikirana. Nakaje. Yaba wabanje ukama amazi. Ubwinjira se mwana bigwe imiterege. Ngira kode ya. Sawa. Sera amandazi iri kumurira iki? Ibihumbi 2. Mugoroba ejo mu gitondo kanicaye kuri imodoka umukire byanze byakundira ajya kureba arajya kugenda mbone muzika. Chantal bite byawe se ko mbona wibambye mu muryango. Uragenzwa n'iki? Excuse you. Ndikukubaza ngo uragenzwa n'iki? Njyewe ndagenzwa n'iki kwa musaza wanjye? Ahubwo ndikukubaza nanone. Mi Chantal urakora iki hano ndi iwacu my dear. Kwani iwacu hano mu mitungo Victor afite hari amazina arimo yawe. Zirama nubwo nazi zirama pro Victor ajya kugura inzu arimo n'umugore wiwe agafata agashaho undi murongo uri bugeho we nuko byumvisha ngo Victor yaguze inzu kini cyuya cya data na mama expose ariko ukirimo ninde nuko twamuhaye uburenganzira ariko ntabwo uburenganzira wowe nkawe ugomba kumagana utangiye kunkoraho urambuza kwinjira hano utangiye kunkoraho hako wallahi kubaza uje gukora iki? Inga z'iki gihe ngo zisigaye zarihunguye ivu kweri
uvuze ndebera nkawe ntukatyo iyihe mbwa subira musomye uriya mafiriti uriye inyama za urayihashye amajigo arahimbye urabihaha ubyimbye ijigo umva rero ndinde nge ntabwo umva nuko Shanta ntabwo ndi mugenzi wawe nyaho weretswe Shanta nyaho weretswe umva nyaho weretswe nagukubita Shantari amahero nagukubita Shanta naguhonda urashaka icyo amahero nagukubita nawe ntukamenyere nge ndi mugenzi wawe ugeze ndi mugenzi wawe nawe uri nyaho weretswe Shantari Shantari mugenzi wawe ni yawe ntundebere hasi kano meze gutya nagukubitanana nagutera wagushyira hejuru waza ugahita nkumanura hasi umva nkagukandagira iyo nzobe yawe yuzuye amatete yawe ikaba icyatsi harya baravuze ikaba icyatsi na ngufi ntahita yicara nawe wakara ni wowe nawe ari mu bashya nk'umurozi uzwi usa nk'umurozi wa mugore we ibaze ko uraza undi gute umugore kandi uri umukobwa mana wabuze umugabo nabuze umugabo cyane wowe mu rugo rw'umugabo N'ibiki byabaye hano? Hi bro.